Ikaze abakunzi bacu ni Rubavu Band Cell nk'ibisanzwe. Nge mwumva ni Emmanuel guturuka muri Rubavu Band Cell i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, mu burengerazuba bw'u Rwanda kabisa, hafi y'ikiyaga cya Kivu. Aho niho duherereye. Uramutse ushaka kugura inzu, ikibanza hafi y'ikiyaga cya Kivu, ukagira UPI ikwanditseho yo mu karere ka Rubavu, ni iby'agaciro cyane cyane no muri izi mpera z'umwaka. No kurangiza umwaka kabisa dutangira n'undi, ariko twibikaho ama UPI cyane cyane mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero Rubavu Band Cell twatembereye mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, muri centre ya Buhuru, muri centre ishyushye cyane, centre irimo ibikorwa remezo, centre igezweho muri iyi minsi, centre irimo ibikorwa remezo byinshi, imihanda mishyashya, amashuri, kaminuza ya YouTube niherereye, ibintu byose n'ahantu hameze neza cyane. Imihanda ya kaburimbo no mu maveni rwose, apana ya yindi ibiri principal gusa. N'ahantu heza rero. Inzu nayo turi kubereka iherereye muri metero nka 500 uvuye kuri kaburimbo, ni hafi cyane muri yo centre ya Byahi. Ni urugo rwiza rero rwo guturamo, ruri mu kibanza kinini, ubuso burenga 600, bugera muri 600. Inzu nziza cyane nini, ifite ibyumba 6, ikagira salo nini cyane, ikagira salle à manger nini, ikagira igikoni, ikagira ibyumba nabyo binini cyane 6 na toilette 2, ikagira na negisi inyuma, ikagira umwanya munini nanone wo kuba washyiramo indi nzu yo gukodesha ubishaka. Ni urugo rwiza rero kuri wowe wifuza gutunga ikipangu kizana mu mujyi wa Rubavu, by'umwariko muri centre ya Byahi, mu kagari ka Byahi. Abazi Rubavu rwose ntabwo wamenya Rubavu utamenye iyo centre ya Byahi. Ni centre imeze neza cyane, ishyushye, inihagazeho, yaba kubijyanye no gushora imari muri real estate, kubijyanye n'ibibanza n'amazu. N'ahantu hagezweho cyane kabisa, ku buryo kwagira ikibanza nyuma y'iminsi runaka cyangwa amezi runaka, ubusanga abantu bakwihamagarira ngo bakungure, bagushyirira amafaranga menshi, kuko n'ahantu hagezweho hatuwe cyane. Iyi nzu rero ni nziza cyane nk'uko twari tubivuze, mu buso bwa 600, ibyumba 6, ni nziza cyane kandi ni nini. Ni urugo rwiza ku buryo wowe ushaka aho kwiturira cyangwa se ahakwinjiriza amafaranga, ariko ukabubitse n'amafaranga mu buryo bwizewe kandi bwunguka. Nagushishikariza kuduhamagara nka Rubavu Band Cell, ubundi tukakujyana kuri iyi nzu ukayigura, kuko n'ubundi turi kuyigurisha amafaranga ugereranije n'ibibanza byaho n'amazu kunagura. Ntabwo ihenze kandi n'ubwiza bwayo, yubakisha ibikoresho bikomeye biramba. Ni inzu nziza rwose. Igipangu murakibona, n'inzu murayibona ubwayo. Iyi nzu ntigucike, iri kugurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 50 z'amanyarwanda. Miliyoni 50 uyafite, ukaza ukaduhamagara nka Rubavu Band Cell kuri izo nimero zacu. Ziba ziri no kuri WhatsApp, ziba ziri no, cyangwa se ukaduhamagara cyangwa ukadusura ku mbuga zacu, yaba Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, kuri Rubavu Estate. Ubundi ukaza tukakujyana kuri iyi nzu. Wayishima rwose, ntiwananirwa no kwishima, ahubwo bisaba ngo ube wifite kuri ayo mafaranga turi kuvuga. Iyi nzu rero ntigucike, ni miliyoni 50, ubuso bwa 600, ibyumba 6, ikiyongeraho na salo, salle à manger, amatoilette, ikagira n'izindi nzu z'ibikoni, amastoke, ikagira umwanya munini, ikagira igikari kisanzwe kirimo na zindi nzu z'amanexe. Iyi nzu ntigucike rwose, aho werereye hose uduhamagare. Ibyangombwa birahari, na ba nyirayo barahari. Natwe nka Rubavu Band Cell nk'abahuza turahari ngo tubahuze kandi tukujyaneyo. Dusange Rubavu kuri station Marine, niho dufite office. Ubundi cyangwa duhamagare kuri nimero zacu tukurangire neza, ubundi uze iyi nzu uyigurire. ni nziza cyane. Ku batazi rero, muri iyo centre ya Byahi, uri kuva mu mujyi wa Gisenyi neza ku isoko, cyangwa se mu mujyi rwagati, uzamuka werekeza kuri Stade Umuganda, urenga kuri Stade Umuganda ukagera kuri Kiliziya Gatolika yari ya Muhato, warangiza ugakomeza haraguru gato, muri iyo centre ishyushye hari n'umuhanda umanuka ujya Mbuga Ngari, ari umuhanda wa kaburimbo uhuye n'uva Kigali ugeze Rugerero. Aho ngaho niherereye. Ku bandi wenda basanzwe bahagenda cyangwa ni hafi na kaminuza ya UTB. Iyi kaminuza ya UTB ahantu ikorera mu nyubako zayo nshyashya aho yimukiye. Iyi nzu nayo iri hafi cyane, kuko kuva kuri iyi nzu ugera kuri kaminuza n'amaguru ukoresha nk'iminota 3 gusa cyangwa 4. Uri na moto cyangwa imodoka ni iminota 2, biregeranye cyane. Iyi nzu rero ntigucike rwose, ahantu iri ni heza cyane kandi irakomeye, imeze neza. Wowe ushaka rero inzu yo gutuzamo umuryango, cyangwa se inzu yawe yo kububitsemo amafaranga ikabinakwinjiriza amafaranga ku kwezi,
kubera ko iyo santere ishyushye ntabwo abapangayi baraboneka cyane. Iyi nzu ntigucike rwose, ntigucike, uduhamagare kuri 078 330 527, ubundi wigurire iyi mari nziza cyane y'inzu iherereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, umudugudu wa Buhuru. Iyo niyo aderese yayo, niyo iherereye. Ikindi kuba wakorana natwe ni sawa cyane kuko turabikurikirana paka ibyangombwa byaho waguze bikwanditseho mu buryo bwemewe n'amategeko kandi mu buryo bwiza. Niyo mpamvu gukorana natwe ari byiza cyane. Muduhamagare rero, mutwandikire, ubundi mukore na subscribe niba ibyo dukora bigushimisha kandi ukaba ukeneye ko wajya umenya amakuru y'igura n'igurisha mu karere ka Rubavu. Ukanda kuri subscribe kuri iyi channel ya YouTube yacu ya Rubavu Estate, ubundi ujye ubona ibyo twashyizeho umunsi ku munsi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza aho muherereye hose, mugubwe neza cyane. Ciao.